Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kwa mudukurikirana igiciro kinini ndabashimira cyane. Ngiye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabateguriye izina ryiza cyane rya mwana w'umukobwa ariryo Nadia. Reka turebere hamwe ubusobanuro bw'izina Nadia, bimwe mu byo bakunda ndetse n'ibyo banga, intege nke zabo ndetse n'imbaraga zabo. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi video, nagusaba gukora subscribe kugira n'ujye ucikwa n'ibi biganiro. Mbahaye ikaze. Nadia bisobanura icyizere, umwete n'umucyo w'ubuzima. Ubusobanuro bwimbitse ni ikimenyetso cy'umuntu ufite icyizere mu bizaza, agira umutima ukomeye n'ubushishozi bwo kutigera yitinya. Ashobora kuba isoko y'impuhwe n'ibyishimo ku bandi. Rigaragaza umuntu ufite ubwenge, ubwitonzi n'ubwiza ku mutima. Inkomoko y'izina Nadia rikomoka mu rurimi rw'Ikirusiya ku izina Nadina. Nadina ryasobanuraga icyizere. Nadia ni impine cyangwa izina ryoroshye ryavuye ku iryo. Rikoreshwa cyane mu bihugu byinshi no ku isi hose. Reka turebere hamwe bimwe mu byo ba Nadia bakunda. Ba Nadia bakunda amahoro n'ubuzima butuje, bakunda abandi no kubafasha. Ba Nadia kandi bakunda kubana mu buryo bwiza no kubana n'abandi neza. Ba Nadia bakunda ibintu byiza byuzuye urukundo n'ubwiza. Ba Nadia nanone bakunda gutekereza ku ntego z'ubuzima no kuzigeraho buhoro buhoro. Reka turebere hamwe none ibyo ba Nadia banga. Ba Nadia banga intonganya n'urusaku rwinshi. Ba Nadia banga abantu b'indyarya cyangwa babeshya. Ba Nadia nanone banga abantu bakomeretsa abandi cyangwa bakabakomeretsa. Ba Nadia banga kuba mu buzima butagira icyerekezo. Ba Nadia kandi banga gusuzugurwa cyangwa kutitabwaho. Zimwe mu mbaraga zabo cyangwa ubushobozi bwabo, ba Nadia bafite umutima mwiza n'impuhwe. Ni abantu bashobora kwihangana no gutegereza ibyiza. Bagira ubwenge mu gufata ibyemezo byoroshye ariko byiza. Bashobora kuba abajyanama beza mu byo bakora byose. Ba Nadia bagira ubwizerane bukomeye mu bandi. Zimwe mu ntege nke zabo, ba Nadia bashobora kwiyumva ko nta ntege nke bagira. Bakunda kwitangira abandi kurusha uko bikwiriye. Ba Nadia nanone bashobora gukomereka vuba ku mutima. Ba Nadia rimwe na rimwe bagira isoni byinshi. Bashobora gutinya gufata ibyemezo bikomeye. Mu buryo bwimbitse, Nadia ni izina ryiza cyane ryuzuye icyizere n'urukundo. Rigaragaza umuntu utuje, ufite ubwenge n'umutima mwiza. Rikwiriye umuntu wifuza kuba isoko y'umucyo n'amahoro ku bandi. Abitwa ba Nadia aho baherereye bose, nizere ko mwumvise ubusobanuro bw'izina ryanyu kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Bashishikariza gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo mujye mucikwa n'ibi biganiro. Nimugire umunsi mwiza.